turagarutse rero gukomeza kuri ya video maze iminsi nkoze kuri Ben Rutabana babwira ngo uwaroza abanyarwanda ntiyakarabye, nababwiye ibintu none dore birongera birabaye n'ubwo nkubwira nti ibyo bintu ntago bingira umuhanuzi. Nakweretse byinshi, nagiye nterekwa n'Uwiteka Imana kuko byose nshobozwa n'Uwiteka, ijambo ry'Uwiteka. Narakubwiye nti dore Jean Paul na Serge bari guterana amagambo, uko bigenze Jean Paul araje abishyira hanze, Serge kunyomoza bukeye. Ndakubwira nti nimubyibuka neza ntiburiya Jean Paul azagaruka anyomoza. Niko byagenze, Jean Paul bwaracyaraza nawe icyo nabonye nuko ngo yaje kunyomoza ibintu atumvise. Kira kiganiro cya Serge ngo ntabwo acyumvise neza, yashatse kugikina, bigezemo hagati babazanya ngo ibi bintu Serge yabivuze kuhe munota biranga. Niyo mpamvu njye nabagira inama, niba ushaka kuganira n'umuntu cyangwa se ugakomentika ku bintu umuntu aba yavuze, ujye ubanza ubitega amatwi byose ubyumva uko byagenze. Jean Paul hariya wagomba kubanza kumva ibyo Serge yavuze ukabona kuza. Niyo mpamvu buriya wenda Jean Paul ashobora kuba yarabisembuye, ariko biriya ni intangiriro, ibindi biri mu nzira bizaza. Kuko byaza bikunze buriya Jean Paul nawe azaza nyomoze Serge nanone agaruke banyomozanye, wenda twizere ko tuzavana mukuri, kuko wenda twizere ko tuzavana mukuri. Ariko by'umwihariko ni inshuti yanjye mu by'ukuri. Aho rero ni naho nza kugaragaza uruhare rwanjye kuri Beni. Numva neza ari naho nza kuvuga kuri ya ngingo navugaga ya kabiri isobanura ku byo Serge yavuze azi, nanjye nzi, nabonye n'amaso, numvise n'amatwi yanjye. Jean Paul reka mbe ngarukira aho ngaho no gutinda. Urakoze cyane kandi dukomeze. Ndamutse menye ko bidahari nabirwanya kandi nkabirwanya ouvertement ntaciye ku ruhande. So kubambazaga rero bati wemera ko Ben afite ibibazo wenda muri organisation. Navuga ko ibibazo yari abifite biri personnel. Bitewe n'uko wenda afite icyerekezo gitandukanye cya organisation. Noneho niba afite icyerekezo gitandukanye cya organisation, we yakibanamo nk'ikibazo cye, ariko ntabwo nakita ko cyamuviramo guhura n'isanganya yahuye nacyo. Aho rwose ndumva bisobanuye ku kibazo n'abajijwe hariya. Okay, ntabyo usobanuye, ahubwo gusa yenda ukivuyeho icyo kibazo, ariko ibyo ntacyo usobanuye, kuko kumva ko umuntu agira ibibazo bwite akaba yavamo ubugambanyi cyangwa se akamwe byabaye mu by'ukuri, nibaza ko n'uwakubajije yumvise ko ntacyo wamushubije aho ngaho. Abandi baravuze bati kwigihe kibaye kirekire RNC mwagize silence. Ntabwo nkeka ko RNC yagize silence. RNC ntabwo nkeka ko yagize silence, kubera ko RNC ni political movement, ni organisation ya politiki, ntabwo ikoreshwa na santima cyangwa amarangamutima. Igendera ku mirongo migari irigenga. Iyo ikibazo kivutse hari uburyo kigwaho kigakemurwa kigafatirwa ingamba. Nkeka ko ari nako byagenze kuri case ya Ben Rutabana, kubera ko abari muri executive barateranye bijya muri bureau politique, ibyemezo byafashwe byabaye communiqué, nibyo Jean Paul avuga ngo Condo yagiye ngo kubisobanura hanze, avuga yuko atari kujya kubisobanura, yagomba kubisobanura parce que yari impliqué muri icyo kibazo. Iyo uri impliqué mu kibazo niyo mpamvu uhunga ikibazo kugira ngo utajya kugisobanura. Kubera yuko niba mubyibuka mu kiganiro yakoze ejo bundi yaravuze ngo we na Beni bari inshuti magara. Okay, nagira ngo mbe mpagaritse aho ngaho ko très important. RNC nitwacicitse, ntabwo tugendera ku marangamutima, ntitugendera kuri santima. Ndagira ngo mbwire ko icyo kibazo atari amarangamutima, atari santima. Ibyo ngibyo n'ubwishongozi mu by'ukuri tuvugishije ukuri. Cya kabiri ati impliqué, umuntu uri impliqué uhunga icyo kibazo. Ntabwo nigeze ngihunga. Noneho ndakubwira ni Serge bwana nawe azaza nyomoze, ariko noneho ibyabaye ntabwo ariko byagenze nko tugiye kubibona, ahubwo Serge mu ihuriro nyarwanda bahise bamwandikira iretre, ibaruwa imusezera nimba imuhagarika. Benshi bari kuvuga ngo ni kumusezerera. Mbere yaho wibuke neza, reka ubanze ubyumve neza ko narakubwiye ni ibi bintu Jean Paul na Serge batarimo barashyira hanze, batari kuvuga. Hazaza umuntu uzabikana nanjye uzava hanze uzi ukuri byanze bikunze, nkuko arabivuze, byumvire neza abishyire hanze.
kuki bavuga nk'ayo magambo noneho ntibavuge bati dore ukuntu ibintu bimeze bakabyihererana. Ntabwo wabyiherana ko ni ikibazo gifite ingaruka ku banyarwanda bose. Baribaza byagenze gute, bimeze gute, bihagaze gute. Ntabwo muzaheza abanyarwanda mu gihirahiro imyaka 10 nimudatanga uko kuri. Hari umuntu byanze bikunze ufite uko kuri uzi ko byagenze ibintu byose, uzasohoka hanze akava hanze akaza akabivuga, kandi uwo muntu abivuga mwese muzamutaye agaciro, nta munyarwanda uzongera kubagirira icyizere na gato. Uwo muntu rero bwarakeye from nowhere, nanjye ndamwumva numva birantaje. Uwo bita ngo nimba ari Robert bamwita nde, ni Sergeant Robert. Noneho aza avuga ukuntu byagenze, nawe aravuga ati niko nabibwiwe, niba ari ukuri simbihagaze 100% ariko nuko nabibwiwe. Urumva ko bya bintu bitangiye, wa muntu navugaga uzava hanze urumva yarabonetse. Rutabana Ben, ndavuga ibyo namenye, ndavuga ibyo nzi nka Robert, ibyo naganiriye na Sergeant. Hari Sergeant wamamagaye ndi Sergeant Major jewe nariga ko Ben Rutabana nta ntwari nkawe. Ben Rutabana ni umuhungu wo mu bisesero ubwoko butagondije, utashobora gukoresha amanyanga. Nta kintu na kimwe yakoraga ku nyungu ze bwite, ahubwo yarebaga inyungu z'abantu rusange. Reka nze mbabwire ibyo Sergeant Karangwa yambwiye telefone mu ijoro. Arambwira ati afande Robert, ndambwira Karame, ndikumamagaye mu gicuku, atori maso nyindi maso, ati mushuti wawe twamufashe nkindese, ati umusitari wabatanze kuririmbira ingabo. Umutima utangira gutekereza ko bari babiri se, kandi bose bari mu buhungiro. Hari uwitwa Thomas Sankara, hari uwitwa Ben Rutabana, ninde nguwo nimumufashe mute. Hati gyondi cyane kano mu misozi hejuru mu rugano, mu migano niho tubazirikiye na team n'abantu bari kumwe nawe. Ndashaka mwumve carefully, ndashaka mubyumve mutuje, mwumve ubuhamya bwanjye, mwumve ijambo ryanjye, mwumve ibyo ndimo kubabwira kuri Ben Rutabana. Ibyo nzi ibitigezwe bivugwa n'umuntu, ibi ngibi nibyo nzi, nabibwiye mushikiwe Tabitagwiza. Niba ntarabivuze Tabita, narabivuze murambeshya, murahamakanya. Ndongera ndi savinga message y'uwo mutipe, ampamagara telefoni ikwaraza mu gitondo cya kare. Naramubajije ni se ubu tukivugana bwa mbere mu masaha 7 y'ijoro. Arambwira ati ibikurikira urabize nawe, atabangaba ntabwo bagomba kubaho. Nano mpamvu bavuze ngo ntabwo tugomba kubageza hehe, kubajyana ikani. Ibyo ari byose no kwiyaranje tukarangiza gahunda. Turabya Serge rero, urumva Jean Paul ari kuza mu kiganiro yagiranye n'undi ngo bari muri mu France, sinzi uwo niba ko ari we neza, bari umuhoza, niba ari Ben umuhoza, sinzi uko ari we. Urumva ikiganiro bagiranye bashaka wenda kuvuga kuri Serge, bavuga ibyo yavuze ko atari byo n'ibyo byose. Noneho ukumva ahubwo nta gice bari kuvuga. Aribwo Robert ngo yasaza avuga kuri Ben Rutabana, wagira ngo abantu bumva wenda ibyo mvuga. Naravuze ni hari umuntu uzava hanze mutazi ibintu byose muhisha muzi, abivuga bishyire ku mugaragaro. Uwo muntu yaraje bidaciye kabiri, ngiye kubona ndi kwirebera ahantu gutyo, mbona ngiretere ngihagarika Serge. Nanjye biranangaza cyane, Serge ku ihuriro nyarwanda kuri itahuka. Serge wamuhagarika kuko wumva itahuka na Serge ni umuntu umwe, ntabwo byashobora gutana. Urumva rero ko ibintu by'abanyarwanda, abanyarwanda koko twabaye gute kweri. Ariko urumva wenda bajya kumuhagarika bigeze ku buce, baramanje wenda guterana amagambo mu bikari. Reko reka basomere iryo tangazo ngo rihagarika Serge. Mbona ritangaje ibintu by'abanyarwanda. Rwanda koko ni cyagomeye Imana. Urabona ko ibintu by'abanyarwanda, abanyarwanda yo saya mushya zavuka ryari. Ihuriro nyarwanda tariki ya 7 Kamena 2026 kuri Serge Ndayizeye. Impamvu kuguhagarika by'agateganyo bwana Serge Ndayizeye, kwandikiye nkumenyesha ko uhagaritswe by'agateganyo mu mirimo no mu bikorwa byose by'ihuriro nyarwanda guhera kuri uyu munsi tariki ya 7 Kamena 2026 kubera impamvu zikurikira zerekana ko imikorere yawe inyuranye na stati y'ihuriro nyarwanda mu ngingo yayo ya 14B na G. Icyambere, kudakurikiza icyemezo cyafashwe na biro politiki mu nama
yayo, icyemezo cyafashwe na biro politiki mu nama yayo yo ku itariki 24 Gicurasi 2026 cyerekeye ihererekanywa bubasha hagati yawe n'umuyobozi mushya wa radio Itahuka Bwana Bernardin Baduko. Urumva ibyo bintu bimaze igihe hafi nk'ukwezi kwenda kuzura. Cya kabiri, guhindura izina rya radio Itahuka ukayita Itahuka Media Network mu rwego rwo kwigira iyawe bwite, ariko ugakomeza gukoresha izina Itahuka hamwe na logo n'ibirango bibarirwa mu mutungo w'ihuriro nyarwanda. Urumva rero Serge nawe ira radio yari iriho nyine akora ubushake nuko yarayozi kwenda ko yabayiye. Urumva ko bari kumubwira ati no, ibyo bintu wibeshye kari byawe ntago ari byawe. Gatatu, gukora ibiganiro bibangamiye ihuriro kuri radio Itahuka Media Network kandi izina ryayo rikirimo ijambo Itahuka hamwe na logo n'ibirango byo kuri radio Itahuka. Umuyoboro w'ihuriro nyarwanda washyizweho hakurikijwe sitati y'ihuriro nyarwanda mu ngingo yayo ya 28. Icyemezo cy'agateganyo kizahindurwa n'icyemezo cya burundu kizafatwa na biro politiki. Dr. Emmanuel Hakizimana, umuhuzabikorwa mukuru w'ihuriro nyarwanda, akaba ariwe wasohoye iryo tangazo. Gata bibazo turero, ese Serge aho ntiyabazira ibintu wenda yagiye avuga, wenda cyane cyane noneho bikaba biturutse kuri ibi biganiro yavuze bya Jean Paul no kuri Ben Rutabana. Urabona ko kuri Ben Rutabana nuko uziko bishoboka, birashoboka ko mu ihuriro kiriya kibazo cya Ben Rutabana badashaka ko kivugwa. Noneho Serge Jean Paul akaba yaramuzanyemo, noneho Serge nabaza kubikomentingaho mwero baravuga ati no kuri Ben Rutabana ntagomba kwivuga, ni kirazira. Ubivuze rero uri gushyira hanze wenda abantu ushobora kuba bafitemo uruhare, niko ngiye mbitekereza. Ushobora kwenda azira n'ibindi bintu byinshi cyane ko Serge, kugira ngo wumve ngo Serge yahagaritswe kwitahuka no kuvuga ngo ni kwa kundi utema ishami wicariye, ko Serge nitahuka ni ibintu bibiri utabasha gutandukanya. Nubwo ndi kuvuga nseka ariko birasekeje, abanyarwanda turasekeje kweri. Ngira noneho bya bindi mvuga ngo abanyarwanda baturuzi nyakarabye nk'ibintu by'ihuriro Serge nitahuka. Nuvuga ahubwo uvuze uti ngewe Itahuka ndaricindicanye na Serge nitandukanye nabyo, ibyo byakumvikana. Ariko kuvuga ngo uvanye Serge kwitira Itahuka, abanyarwanda namwe muvuga iby'iwacu mumbwira uko ibintu mubibona, uko birasekeje biratwengeje, wambwa niyo Barundi sinzi. Aho inama njye nabagira abantu bari mu Itahuka, mwari kuvuga muti okay Serge nitahuka ni nk'iki, sinzi uko nabyita, ibintu bidatana ni nk'ipata n'urugi. Sasa aho kuvuga ngo uvanye ipata wabatura n'urugi, ukaba nka bya bindi bya wa mwana twaye dusoma, wa mwana George Banetti wabatuye urugi ajya mu giti kirabakiza, kibakiza abajura birangira bakize. Niko nabigenze, niko nabyita, kuko ibi bintu bibaye kuri Serge nitahuka nibyo guseka. None ibiganiro bigiye kubikorwaho nibyo bikwereka abanyarwanda noneho ukuntu abanyarwanda bahagaze, kuko ibi bintu n'ubugesera biratwengeje. Sinzi abanyarwanda abanyarwanda turatekereza, dufite byibuze mind itekereza yo kuvuga tudore ukuntu bimeze. Mushaka guhagarika Serge no kumwirukana, numva yareba aciga amarenga ko abarikiye ibintu byanyu yagiye gukora ibindi kurani, mwagombaga kumureka ibyo byose akabijyana, ahubwo akaba ari mwebwe muhindura ibintu noneho mugakomeza umurongo wanyu. Kubera ko nyine Serge yubatse izina rikomeye cyane hariya, kumutandukanya n'Itahuka ni ibintu bitashobokaga. Urumva rero kuvuga ngo umfatiye imyanzuro, niyo mpamvu abantu bari gukoraho commentaires zisekeje hirya no hino, ubu ahubwo nubwo byaza bitangira. Ariko biriya bintu biri kuvuga iki, ngewe cyo mbivanyemo n'iki, abanyarwanda abari mu Rwanda, abari hanze, buriya abanyarwanda ndabazi neza, bagiye kwicara bareba bati nuko abanyarwanda tumeze koko. Niba ari uko tumeze rero, reka ahubwo tutegereze turebe abantu b'umutima, kuko abantu benshi bari kugenda bajya hanze. Sinzi ngewe, reka mbigusubiremo, sinzi ukuntu wafata Itahuka na Serge ngo batanye, sinzi uko ibyo bintu wabisobanura. Ni abahanga abanyarwanda baruzuye, uzabishobora kubisobanura azabisobanure. Buriya Serge nyir'ubwite azaza bitubwire, Jean Paul nzi ko nawe azagaruka. Noneho cya kibazo cya Ben Rutabana, ahubwo amaherezo urabona ko ndibaza wenda Serge azavuga ati okay, noneho ibyo muri kunkora
katuze tubivuge noneho tubishyire hanze ko ibintu byagenze ndibaza ariko Serge azabigenza amaherezo noneho ibintu bigiye kumugaragara. Rero nababwira nti hazaza umuntu abitere hanze abishyire hanze, niyo mbarutso y'ibintu byose. None dore nabyo birabaye. Ibintu none nkwibutse ko bitangira umuhanuzi gusa abanyarwanda bashungura bakareba ibyo abanyarwanda bivugutamo baba barebera hanze. Murabona ko ibyo tubabwira bigenda bisoza byose bikaza umunsi ku munsi, hatashize n'icyumweru. Sinzi ko iriya video nayikoze hashize icyumweru n'igice, sinibuka iminsi ishize, ariko narababwiye nti Jean Paul azagaruka asobanura ibyo Serge yavuze. Hazaza umuntu uvuye hanze ikantarange abishyire hanze ibyo bintu byose muri guhisha. Dore niko bigenze. Ibisigaye rero simbizi nababwira ubu, reka nanjye ndebe nk'uri kurebera ubundi ibyo nababwiye by'ingenzi n'ibyo ngibyo, ibindi byose ubwo ningira igishya nyine cyanyeretswe nibwo nzabibasangiza. Ariko ibintu bya Serge biransekeje ngo yirukanwe mu itahuka, birasekeje cyane. Nababwira nti ntimukabyirane, mujye mubisangiza abantu benshi cyane, mukandi warayika abanyarwanda. Rwanda ni iki koko wagomeye Imana. Hasigaye rero Imana ikomeze ibarinde. Shalom todaraba tov meyot. Birasekeje kweli.